imfubyi zirarugira, amateraniro atarangira. Abafite bene urwo rusengero Imana ituyemo, amateraniro yaho ntajya arangira, bazayakomeza no mu ijuru. Yo mwana w'umuntu, wanyubakira nzu ki? Ahantu nzaruhukira hangana gute? Dore inzu nshaka, ndashaka gutura mu mitima yanyu. Imana idakwirwa mu ijuru yahicara ntihakwirwa, yarambya mu isi ntihakwirwa, ngijya yicara mu mutima w'umuntu yizera. Imana iri simplifiye, yoroshya. Yayinda abamarayika bahora bavuga ngo irera irera irera, yirirwana natwe. Niyo mpamvu Yesu yitwa Emmanuel, bivuga ngo ni Imana iri mu bantu. Mana nyiribihe, idakwirwa mu ijuru, irambya mu isi ntihakwire, ikwirwa muri njye. Ngenda utura urusengero rero, yewe ndutaye amatafari, mubona ko tuyashoraho amamiliyoni na mukanya turayashyiraho, ariko umutima w'umuntu wizera arutura urusengero. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masisi. Urusengero ruri muvabo, urusengero rugendanwa. Imana ntiyashimye kuguma i Yerusalemu no mu ihema rya Mose. We yajyaga ibasura, ikaza kureba uko bameze, ikanyura mu ihema, icyubahiro cyayo kikaryuzura. Bamwe bakakibona, abandi ntibakibone, ariko aho Yesu yazi, yakuyeho inyegamo. Abasuhuza mu izina rya Yesu. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga. Nishimiye kubana namwe uyu munsi, umunsi mwiza wo guhemburwa n'Imana. Turi mu giterane cyitwa guhemburwa n'Imana ku munsi wa gatandatu. Nibyo biri hariya kuri hariya shusho mureba, Shishiam, bivuga ngo revive, guhemburwa ku munsi wa gatandatu. Shishiam ni Igiheburayo kivuga iminsi 6, revive ni Icyongereza bivuga guhemburwa. Amen. Imana ntiri burindira iminsi, n'uyu munsi yaguhembura. Imana y'ibihe byose. Rero ndashimira Imana ko ingejeje hano muri iki gitaramo cya Eri Betel. Ndashimira perezida wa korali Eri Betel n'umupapa nkunda, uhorana courage, ubona ahorana ibyishimo. Sinzi niba hari ibibazo agira, ubona ahora yishimye, sindamubona na rimwe. Sinzi niba bo mubana wenda mwari mwamubona na rimwe, ariko ahorana umunezero yahawe na Yesu. Rero yarakoze ku bufatanye n'itorero. Nyakubahwa perezida, warakoze kuntumira, Imana igumugisha. Ndimo ndavuga bimwe mu bintu bikuranga ko uhora wishimye, wagize neza. Ndashimira umushumba, ndabizi ko wanyuze ku mushumba kugira ngo tuzabane namwe. Nyakubahwa mushumba, Imana ibumugisha kuko mwabikoze nk'uko itorero ridusaba. Naje umushumba wanjye abizi, n'uwahana abizi, murumva ko naje nk'umwana mu rugo. Imana ibahumugisha bashumba, abayobora iteraniro korali Eri Betel. Mumaze iminsi 5 muri imbere y'Imana, ntabwo Imana izabakurira amaho, izabagirira neza, kandi namwe muri kwigirira neza kuko hanze hari imbwa ziryana. Mwagize neza guhitamo kuza. Korali nziza twakunze. Imana ibahumugisha abakristo ba hano n'abashyitsi mwese, Imana ibahumugisha. Reka tuganire amagambo y'Imana. Mfite inyigisho isa naho ari ndende igendanye n'iki giterane cyacu, ariko ndabizi ko Umwuka Wera ari bumfashe kubihuza neza, ntihagire na kimwe gisigara, kugira ngo mbasigare mu mwenda w'urukundo gusa, utari mu mwenda w'inyigisho. Turasoma intego y'igiterane mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 gusa. Niho turi gutaramira muri iyi minsi yose, twifashishije ijambo ry'ububyutse mu minsi 6 nkuko konseri yitwa, ariko dufite ijambo nyamukuru rihetse iki giterane. Igitabo cya 2 cy'Abami 6 umurongo wa 1 haravuze ngo, bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubera hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akure y'igiti twiyubakiraho kuba. Tuvuge ngo amen. Arabemerera ati nimugende, arabemerera ati nimutarame, arabemerera ati muririmbe, arabemerera ati mwishime. Uruta Elisa ari hano arimo arabyemera. Haleluya. Dusome mu rwandiko
rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 10. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 10. Turihuta cyane kugira ngo nze gukoresha umwanya neza abaririmbyi bongere badutaramishe. Haravuze ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'uwo muntu wese uzerekanwa. Urya munsi ni uzerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ari nk'ukuwe mu muriro. Imana ihimbazwe. Dusoreze mu rwandiko rwa Petero rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 5. Rwandiko rwa Petero ruri inyuma y'Abaheburayo mu Isezerano Rishya na Yakobo. Petero agakurikiraho igice cya 2 cy'urwandiko rwa mbere rwa Petero umurongo wa 5. Haravuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Waririmba wa nimuze murebe umugabo ubasha kubwira ibyanjye n'ukuri arababarira. 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 Imana ihimbazwe. Yewe rero mfite insanganyamatsiko ivuga ngo abubakira Imana n'abo yubatse. N'iryo jambo n'akantu gatoya, ni interuro ntoya ariko yoroshye kuyumva cyane kare Ikinyarwanda. Umuntu wubakira Imana n'uwo yamaze kubaka, ikamwubaka mu bice bitatu: ikamwubaka mu mwuka, ikamwubaka mu bugingo, ikamwubaka no mu mubiri. Uwo muntu niwe mukandida wo kubakira Imana. Umuntu utarubatswe n'Imana wese ari gutera ibiraka kuri iyi nzu, ni umusherisheri mwiza rwose, bizarangirira mu mashyi tuzamuha niba atarubatswe n'Imana mbere. Ikintu nifuriza Kacyiru rero ni uko twubakira Imana yarabanje kutwubaka. Abari imbere y'Imana, haleluya. Mu mwuka wacu ni mu busabane bwacu n'Imana, naho Imana ivuga tukayumva, kuko Imana ari umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Mu bugingo ni mu marangamutima yacu n'amahitamo n'ibyemezo dufata. Niba utubakitse mu marangamutima, mu byemezo ufata, yemwe mu kwirinda no kwigengesera mu by'ubu bugingo, uyu munsi uza kubwira Imana ngo ndi umusherisheri ku nzu ya Yesu, nkeneye kubakwa n'Imana maze mbone nyubakire. Bari imbere y'Imana, haleluya. Icya gatatu, kuba Imana yarakubatse mu mubiri, ni igihe cyose ibintu ukora utajya ubyicuza. Imana ihimbaza. Papi yararirimbye ngo zafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, zariri
ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika. Abantu Imana yubatse muri ibyo bice bitatu iyo barimo barayikorera ntibicuza. Niyo ibigeragezo bije n'amakubi yaje barayibwira ngo watwubatse mbere kandi nta kizadusenya, tugufitiye icyizere. Munyikirize amen. Iyo bitabaye bityo, iyo wubakira Imana utarubakitse, umera nk'abantu bari muri Yesaya 66 umurongo wa mbere wa kabiri, ngo n'abantu bagize ishyaka ryo kubakira Imana ariko ntibamenya ko Imana yihagije ari n'Imana iruta insengero. Ngo Imana irababaza ngo mwabantu mwe ko mufite ishyaka ryo kunyubakira, murumva muzanyubakira inzinga na gute ntarabanza kubaka imitima yanyu? Mufite imbaraga kizakubaka ahantu naba? Muri bande mwakubaka ubuturo bwa? Irababwira ngo hari inzu njya nkwirwamo itarubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, njya nicara mu mutima w'umukene. Si umukene kuri kashi, ni umukene mu byo gukiranuka. Iteka ryose ahorana inyota yo kuvuga Imana iranshaka hiki. Ngaha ahantu Imana yicara. Ngurwo urusengero rutagira protokoli y'abadiyakoni. Ngaha ahantu hadakenera repetisiyo. Iyo piano yabuze umutima uraririmba. Uririmba indirimbo zitwa gititi ziva mu mutima. Izo ntizizanwa n'uburyohe bwa piano, ntago zizanwa nuko dirije ahari. Ni indirimbo umuntu aririmba ari no mu butayu. Ni indirimbo Yohana yaririmbye ari Patimo. Urwo rusengero nta urukinga, urwo nta urukinga. Umugore ararugira, umugabo akarara agona, umugore akarara aririmba. Umugabo ararugira, umugore akarubura. Imfubyi zirarugira, amateraniro atarangira. Abafite bene urwo rusengero Imana ituyemo, amateraniro yaho ntajya arangira, bazayakomeza no mu ijuru. Mwana w'umuntu wanyubakira nzu ki? Ahantu nzaruhukira hangana gute? Dore inzu nshaka, ndashaka gutura mu mitima yanyu. Imana idakwirwa mu ijuru yahicara ntihakwirwa, yarambya mu isi ntihakwirwa, ngijya yicara mu mutima w'umuntu yizera. Imana iri simplifiye yoroshya. Yayinda abamarayika bahora bavuga ngo irera, irera, irera. Yirirwana natwe, niyo mpamvu Yesu yitwa Emmanuel, bivuga ngo ni Imana iri mu bantu. Mana nyiribihe idakwirwa mu ijuru, irambya mu isi ntihakwire, ikwirwa muri njye. Ngenda utura urusengero rero, yewe ndutaye amatafari, mubona ko tuyashoraho amamiliyoni na mukanya turayashyiraho, ariko umutima w'umuntu wizera arutura urusengero. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masisi. Urusengero ruri muvabo, urusengero rugendanwa. Imana ntiyashimye kuguma i Yerusalemu no mu ihema rya Mose. We yajyaga ibasura, ikaza kureba uko bameze, ikanyura mu ihema, icyubahiro cyayo kikaryuzura. Bamwe bakakibona, abandi ntibakibone, ariko aho Yesu yazi, yakuyeho inyegamo. Ariko Mana, ndimo ndafashwa n'ukuri. Haleluya! Uruta urusengero, kubera iyo mpamvu Yesu ari muri wowe. Era aba bana bagize icyifuzo cyiza, aba twasomye ngo bari ahantu mu ishuri ryigisha teoloji yo guhanura, ngo bari abana b'abahanuzi bari ku ishuri bafite teacher witwa Elisa. Elisa ufite ijisho rireba, Elisa ufite amatwi yumva. Aravuga ngo kugira ngo ibi bintu bitazazima mu isi, henga nshyiriho agashuri nzajya nigisha abantu. Hashyiraho agashuri kugira ngo bitazazima. Imana ntikwiye kuzima. Munyikirize haleluya. Uyu murimo ntukwiye kuzima. Ubu natwe turi ku musozi w'ubuhanuzi. Imana ihimbaza. Kandi uruta Yesu dutoza ni Kristo ari kumwe natwe. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro
urwo rugendo kandi azatugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera na rimwe aba bana babwira sebuja baramubwira bati databuja ahantu turi ni hatoya haratubangamira iyo twagize revive iyo twagize ibihe byiza by'ububyutse ntabwo tubona ahantu twicaza abantu turashaka ngo twubake kandi ibyo bintu turabyikorera nta wundi turi bubibwire turabyikorera turajya mu murima turajya mu ishyamba buri wese agenda asa n'igiti ariko nafashirwa abana ntibari abanebwe nkuko Heribeteri itabaye abanebwe buri wese yagiye mu ishyamba kuzana igiti munyikirize haleluya baramwe bati dufite imbaraga utwizere buri wese muri twe arajya mu ishyamba azana igiti nahoze ndimo ndatekereza ku bwoko bw'ibiti ubwoko bw'ibiti abana b'abahungu bashobora kuba barazanye bashobora kuba baragiye bagahitamo ibiti bazubakisha inzu y'Imana izaramba ntabwo bazanye ibyo babonye byose ibaze bazanye nk'ikibonobono akavuga ati nanjye ndaje nzanye ikibonobono kugibona azanye ikibonobono musho uti rwose umwana igitara kizanye utazi ikibonobono agira ngo iki ni igiti kabisa gishobora kuba cyarabyimbye cyarabyibushye ariko mu minsi 3 gusa kiba cyumye kiba gishwenyutse kiba kirangiye rero nawe yaje yikoreye ikibonobono cyangwa igipapayi akavuga ati musho ndaje sha nzanye igipapayi iminsi 3 gusa kiba kiboze Imana ibwira Nowa yaramubwiye ngo nujya kubaka inkuge uzahitamo igiti cy'ubwoko buzima igiti kizihanganira imvura igiti kizihanganira umuswa igiti kizihanganira imidite ntuzahitamo ibiti byose ubonye hari kondisiyo hari amahame yo kubaka muri ubu bwami urabanza ukubakika urabanza ukubakika nabibabwiye ngo abandi ni abasherisheri ni abaduha imibyizi kandi rwose Imana irakubwira iti nzanira imibyizi yawe mwana sinaguhaye akazi ukayizana usambana ukayizana wiba imibyizi yawe rwose ntabwo twayanga twayangira ikize kandi uri guterura haremereye uraterura haremereye none se kuro bamuhamagaye ari umurokore kuro yari umurokore babye yari umunyamahanga rutiri utarya igaburo utazi kubyina ngakaba kabonye nabyo yari yiziye ariko amaboko y'Imana muje hamurusha imbaraga ngarahaguruka mu gitondo Imana imuha n'amasezerano iramubwira ngo kuro we nteye umwete umutima wawe genda unyubakire Yerusalemu vuba ihute ajya kubaka iyo atavutse ntazi iby'Imana y'iwabo gusa yumvisha ivuga hari abantu babaye mu isi babatera nkunga b'Imana ariko ijuru bazaryumva mu matangazo abo niwe Yesu yavuze ngo bazaza imbere yanjye ngo bambwire ngo nashyizeho miliyoni nyinshi ababwire ngo nimumve imbere mwankoze z'ibibi sinigeze kubamenya ngo bazamubwira ngo ni ryari utigeze kutumenya ngo twarahanuraga mu izina ryawe tukaririmba mu izina ryawe ababwire ngo birya mwabikoraga ngo mwemeze abantu ntago ari njye mwemezaga umwami atugirire neza mu kubaka iyi nzu iyi nyubako abanza twubake abafite icyifuzo nk'icyo mfite munyikirize haleluya ko muhonze mu maso munyikirize haleluya Bibiliya iravuga ngo baragenda batema ibiti amakuru yakurikiyeho umwana umwe ngo yatemye igiti intore zigwa mu mazi ibyo ni ibigeragezo byo mu murimo ukayibyinira uri ingumba nyine habe niyavuyemo ukayiririmbira uri imfubyi ibyo intore zikagwa mu mazi nuko bigenda ukaduha amafaranga kandi ubizi ko ejo bashobora kukwirukana mu nzu uri no muri piyave ibyo ni intore zigwa mu mazi ukayuba kubizi ko abana babuze minerivare ariko ijwi rikakubwira ngo zana amafaranga ukayatanga kandi ubizi ko intore ziyaguye mu mazi uri mu murimo nk'abandi kandi bene abo ntibemerewe kugenda kubera iki Imana yabashyizeho icyapa cy'uko ari Imana yica kandi gakiza abo rero ni sampo nziza yo kwihanganira ibitugerageza ibashyira hafi uzasanga nibo badirijani nibo bakiyongozi ibashyira hafi ikababwira ngo dore nuriya yarankoreye nuriya yarihanganye nuriya yarantegereje uzasanga
cyane ko bafite n'ibintu bibasunika inyuma bimbwira iti nutaririmba urapfa. Ariko intorezo yaraguye mu mazi. Yaragize gute? Yaraguye mu mazi. Ufite boss ugukanda ukajya unezerwa no kuri muri weekend kuwa mbere ukavuga uti ndapfuye. Intorezo yaraguye mu mazi. Ufite umugabo uruhuka rukuje mu iteraniro wata akaguhata icya 10 cy'intuza. Ukajya uzana uti ubwo mwami yesa uzi impamvu ufite ibikomere by'urukundo nyine mwami ni ukwikundira. Bene izo ndirimbo zimeze gutyo zifasha bene abo banyamibabaro kuko baburiye urukundo mu bantu, abiboneye urukundo mu bantu ukuntu baririmba. Afitiye byinshi. Haleluya. Yo yewe data we uwo muntu yaratese mu rugo mayonnaise irahari n'umuceri ibintu ni sawa, ariko abataganga yarazatiza ruhiro busa bisa dusiga duhagaze. Yewe data burya nimukirirwe mujya mu mwuka ngo murebe ngo burase ngo ufite ibigeragezo ngo hari n'ibitongora bikaza inyuma hano inyuma ukabona umuntu yarasiritse. Haleluya. Gahita agira gutya tegabura kajoze neka bakegira ibiki akagira gutya kubera ibintu byaramukanze, afite ikintu kimutikura hano. Buriya kubwiriza hana na Penina mu iteraniro nicyo kintu gikomeye mu buzima, kuko hana aravuga ati uwari ingumba none uyu munsi Imana yaramwimye. Maze Penina ati Mana we uzanyongera wa 13 njewe ndamuruta. Ewe data we ibaze kubwiriza abo bagore. Dore ikintu gituma bangana nuko bose barebye ku musaraba. Itegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriye mubonye nda ayewe Imana ibaha umugisha. Kubwiriza umusore wapfushije ubukwe uyu munsi ku wa gatandatu yari afite itariki muri agenda. Janine yaramubwiye ati mbivuyemo, ukamubwirizanya n'uri mu kwabuke. Uri mu kwabuke arakureba ati Joseline komeza uvuge ko Imana igira neza. Awe aho ngaho niho hari amavuta. Uwo bakubisa akada bati komeza ubivuge. Hari denominateur ikome iduhuriza mu munezero isi datanga no kwizera umwana w'Imana. Icyo nicyo cyita rusange gituma imfubyi n'abafite ababyeyi baririmba. Haleluya. Ndafashijwe we Mana nyiribihe. Barubakitse mu maranga mutima ibikomere ntibibarusha imbaraga. Kubakira Imana inzu ntibigombera gusunika no gushitura. Habashitura imodoka yashizemo esanse. Oya biroroha no kuzirikana ngo rimwe intorezo yanjye yari yaguye mu mazi, nuko umuntu w'Imana cyangwa Yesu arayizamura ayikurayo. Kuyubakira ntibingoye, iyandoko y'urupfu rukomeye. Kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazasohora, niko kuduhamiriza kw'ibyo tutabona tukabibonera kure tukabyiringira. Dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira. Imyaka irashira indi igataha, ariko Yesu we wowe ntujya uhinduka. Kukwizera ntibidukoza. Duhereze Imana icyubahiro we, duhereze Imana icyubahiro abari mu nzu y'umwami. Hari itegeko rigiye gutangwa n'umwami ngo intorezo zaguye mu mazi habeho itegeko zirerembe hejuru y'amazi. Ababyizeye munyikirize haleluya. Ntazakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye itaro
munyikirize amen. Ni iyihe shusho ya Yesu iri muri iyi nyigisho cyangwa iri muri iyi mirongo ibiri yo mu bami ba kabiri? Tutabonye Yesu muri iyi mirongo ntacyo twaba turi gukora. Ishusho ya Yesu ya mbere nuko Elisa nk'umwigisha cyangwa nk'umuyobozi w'abana b'abahanuzi ashushanya Kristo, we mutwe w'itorero. Munyikirize amen. Ashushanya Yesu, we mutwe w'itorero. Paulo yaravuze ngo turi itorero ku mubiri wa Kristo, cyangwa ishusho y'itorero n'umubiri wa Kristo, ngo kandi uwo mubiri ufite ingingo. Yaravuze ngo buri rugingo rwose rwahawe umurimo warwo, ngo hari ingingo zahawe imirimo y'icyubahiro, ngo hari n'ingingo zahawe imirimo y'intege nke, ariko zose iyo zahuje imirimo, ngo buri rugingo rwose rugira agaciro. Munyikirize haleluya. Abari mu nzu y'Imana haleluya. Abana b'abahanuzi bagiye gushaka ibiti ngo bubakire Imana cyangwa biyubakire inzu. Twebwe ntago tujya gushaka ibiti mu murima, ahubwo Imana yo yaje kudushaka ngo duhinduke ibiti byubaka inzu y'Imana. Ndafashijwe mwene Yesu. Abana b'abahanuzi bagiye gushaka ibiti mu ishyamba, ariko twebwe Imana yiyiziye kudushaka ngo duhinduke ibiti. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo namwe muhinduke amabuye. Ndafashijwe. Muhinduke amabuye. Enjeniyeri mukuru w'ibi bintu w'itorero no Uwiteka. Munyikirize amen. Hari ibiti yazanye bifite amasubyo. Amasubyo murayazi? Wabana abana b'i Kigali bo muri Genizi batabizi. Amasubyo se ndayakura Imana. Isubyo ni ahantu ishami rihurira ni ugasanga cyarabyimbye ukuntu kimeze nka gutya. Yego pa. Isubyo utyo. Hasigara isubyo. Hari ibiti bigira amasubyo, bigira amashami agira amasubyo anakomeye ku buryo bisaba ko bakatisha umuriro, amashanyarazi. Hari abantu baje bafite amasubyo y'ubusinga. Avuga ati ngenda umusinga nzajya nsangira n'abasinga gusa. Umuziga abantu ntazanyegera. Ariko Yesu aje kudushaka mu ishyamba. N'ibiti bifite amasubyo ntiyabibenze. Yarabizanye abishyira mu ruganda, abikuraho amasubyo, abyaganyaho amahage. Aravuga ngo nubwo wari ufite defo nyinshi, ndakweza. Ndafashijwe. Ukureba hano twese turi mu bitaro by'indembe. Hano nta muntu utari indembe. Twaje turi indembe uretse bake batangiye gukanyakanya, Yesu agenda abaha utunini. Ariko twaje turembye dufite amasubyo. Isubyo ni intege nke zihanda abandi, ku buryo ubyina wakora danse agahita kubikubita ikofatira ngo nk'ubwo uba wigira ibiki kuko ahubwo uri kubyina urahaze. Hari ahantu nari ndi mu iteraniro rimwe, umuntu areba undi arambwira ngo ariko kwa kundi abigisha bajya bavuga ngo bwira mugenzi wawe, ahura n'umuntu wasiritse utajya uvuga ngo bwira mugenzi wawe. Numva aramubwira ngo ariko kutabimbwira ni wowe ubitanga. Uwo muntu afite isubyo. Kutabimbwira ni wowe ubitanga. Umwigisha aravuze ngo mbwira ngo. Urumva? Kutabimbwira ni wowe ubitanga. Undi aramubwira ati se none niba ntabitanga nyine wabyihoreye ukabyakira. Turi mu iteraniro mes amis. Ariko afite isubyo. Arabati yasiritse nyine ati bivuga cyangwa byihorere n'ubundi si wowe ubitanga. Yesu yatuzanye turi indembe, atuzana turi ibiti bifite amasubyo, ibiti bihandana bibyigana, ugishyira muri fondasiyo kikakuvuga ngo nzabamo njyenyine. Hari ibiti bihandana bivuga ati nza protokora ndiyakone ndirimbe ibintu byose, ibiti bifite amasubyo. Ariko Yesu harya kijya kintu bajya bakoresha bari kubaza ni iki bakita ngo urukero. Yesu afite urukero rwitwa ijambo. Ezekiyeli ngo yaririye riryoshye nk'ubuki, ngo rimugeze mu nda riramubaga. Ngo uko riteye bitangira biryoshye bikarangira bibaga. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Rero aba bana b'abahanuzi bagiye gushaka ibiti bishushanya twebwe. Yesu yaje kutwishakira. Muri ibyo yaravuze ngo nari mu ishyamba.
atuzana muri ibi bintu, ahisha amateka yacu, ahisha kavukire zacu. Ubu hano hari umuntu wazamo hano akavuga ibyo ntituzongere no kumusuhuza, ariko kubera Yesu yakuyeho amasubyo, yagiye asibanganya ibimenyetso. Yatera haleluya disi mukamwikiriza, yavuga ngo Imana igira neza, mukavuga ngo nukurira bikora. Uzi impamvu Yesu yakuyeho amasubyo? Twari ibiti bibi mushumba, twari ibiti bidashobotse. Turashimira Yesu utaratunenye, turashima Yesu utaratunenye. Ariko ndafashijwe n'ukuri, ndafashijwe cyane. Imana ihimbazwe. Nari mvuze ngo Imana ihimbazwe. Uru rusengero abana bashaka kubaka, bashakaga kubaka urusengero rwubatswe n'intoki z'abana b'abantu. Twebwe twahindutse insengero. Nabibabwiye, ahantu Imana iri, ahantu Imana ituye, ahantu Imana ikorera. Kandi amateraniro abera muri iyi nzu ntagira gisibya, ntarindira weekend, ntarindira imyenda myiza. Ubu hari abantu mubambwiye Imana ngo bazagaruka gusenga ari uko baguze bazerishe y'ibihumbi 800. Harya ibaho babyeyi? Umunsi ishize ubwo His Excellency wa hariya hirya mu baturanyi yarahiye, nabonye umugore bashyize kuri social media bavuga ngo yari yambaye ikanzu irengeje 1 million. Niba rimwe n'abagana ntabwo aya materaniro abera muri iyi nzu ntashobora gusiba ngo nuko umuntu atarambara bazerishe. Oya, ntarindira ngo stock ibe yuzuye ibirayi n'umuceri. Ariko Mana, ndashima Imana yatwubatse mu rusengero. Ayowe, muraza gufashwa ndabizi, kandi murafashwa nsoje. Haleluya! Imana yaduhinduye insengero. Iyi revive cyangwa ubu bubyutse buzanwa nuko umuntu yamaze kubakika. Ubu bubyutse buzanwa nuko umuntu Imana yasibye ibyuho. Bibiliya avandu bari Nahumu, Imana yaravuze ngo yawe nzongera kubura ihema rya Dawidi ryaguye, kandi nzasiba ibyuho byose. Imana irubaka ntihasigara ibyuho. Ariko ndafashijwe we. Imana ni umwubatsi mwiza, yubaka imfubyi ntisigarane ibyuho, yubaka umupfakazi ntasigarane ibyuho, yubaka umuntu w'umushomeri umaze imyaka myinshi Icyongereza gitangiye kwibagira. Imana ikamwubaka igasiba n'ibyuho. Ihema rya Dawidi nzongera kuryubura, kandi rizagira ubwiza bwa nyuma kurusha ubwa mbere. Ndafashijwe, ndafashijwe. Munyikirize haleluya. Imana izi kubaka, maze n'abaenjeniyeri bo mu isi tubagirira icyizere bakatwubakira amazu. Kanswe Imana yabahaye ubwenge. Imana izi kubaka mama, Imana izi kubaka. Ubundi se yabigenje ite? Suko yakubatse, suko yakubatse kugira ngo wigurangize. Suko Imana yashyizemo imbaraga zayo kugira ngo uburi wasa amaboko y'Imana, kugira ngo uburya diabete kansi tarakwica sa amaboko y'Imana. Yawe nzongera kubura ihema rya Dawidi ryaguye, kandi ubwiza bwaryo bwa nyuma buzaruta ubwa mbere. Imana izi kuziba ibyuho. Ndafashijwe. Imana ni umwubatsi mwiza, enjeniyeri mwiza, wubaka ntagira amayerere, azi kubaka. Kandi reka abikore neza, nuko ibintu byose yabiduhaye muri Kristo Yesu. Munyikirize haleluya. Ni ibiki bisabwa kugira ngo uhinduke inyubako nziza y'Imana, kugira ngo uhinduke urusengero Imana yizera ishobora gukoreramo amateraniro yayo, ukamera nka Yohana ari ku kirwa Ipatimo? Harasabwa iki kugira ngo uhinduke inzu y'Imana irutiye y'amatafari nubwo nayo ari nziza, ariho abana b'Imana tuzadutaramira? Urasabwa iki? Icyambere, urasabwa kwibwira mu mutima wenyine, ubyibwiye hamwe n'Umwuka Wera, ukavuga ngo aho ndi ntihankwiriye. Nkuko abana b'abahanuzi babwiye Sebuja, barambwira ngo databuja, aho turi ntihadukwiriye. Munyikirize amen. Ibi bishushanya gukizwa. Iyo umuntu arimo arakizwa, iyo yarebaga imbere arahindukira akareba inyuma.
nibyo bita gukizwa. Gukizwa, guhinduka icyaremwe gishya, ni ukuva muri pozisiyo wari urimo ugahindura pozisiyo yindi, ukareba Yesu wabaga mu isi y'umwijima, ukavuga ngo ntago nkwiriye kubaha, hari ahandi hantu nkwiriye kuba mu bwami bw'umucyo. Munyikirize amen. Ibi bintu rero bihishurirwa n'umwuka, kuko biravuga ngo bazizera bate nta wababwirije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rihishura umwijima, ukavanga ahantu undi ntihankwiriye. Ese nkwiriye kubakira Imana nanjye ntarubakika? Ukabwira Elisa ariwe Kristo, ukamubwira ngo databuja ntago nkwiriye kukubakira, amaboko yanjye aranduye, umutima wanjye uranduye, aho kugira ngo nezeze abantu nzabanza nkunezeze nkubakira unshima. Abari imbere y'umwami, haleluya. Igihe kimwe Dawidi ngo yagambiriye kubakira Imana inzu, kandi cyari icyifuzo nziza, kuko isanduku y'isezerano yabaga mu ihema. Uhereye igihe Abisiraheli bari mu butayu, Imana ishyiraho igishushanyo cy'isanduku y'isezerano, nta muntu n'umwe wari waratekereje kubakira Imana. Dawidi ngo rimwe aryamye areba ibitanda aryamyemo, areba intebe yicaramo, areba ubwiza bw'ibintu Imana yamuhaye, ngahita ahuza n'amateka yo mu ntama, ahuza amateka y'ibintu ukuntu byagenze, uko Imana yamukijije inzara z'intare, uko Imana yamukijije inzara z'idubu, uko Imana yamuhaye fete umunsi bene se bari bicaye bose Imana ikabagaya. Ahuza amateka ukuntu Sawuli yashatse kumwica Imana ikamukiza, ngabona ntasa n'ibyo arimo. Arabanga Imana yaranzamuye cyane, Imana yangiriye neza. Aravuga ngo niki nakora umutima w'Imana ukanezerwa? Ndi umuririmbyi mwiza, ndabizi mfite na Azafu yaririmba, ariko ibyo ntibihagije. Ngagambirira mu mutima kubakira Imana inzu aho isanduku y'isezerano izajya iba. Haleluya! Igitekerezo kinyeganyeza ijuru. Imana igira aya maso yakambivuge nk'umuntu. Reka mvuge ngo yarafashijwe, mbivuze nk'umuntu ariko ngo Imana iranezerwa ibineza neza. Hari ijambo riri muri Zaburi 12 umurongo wa 5 nkunda cyane, riravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ndashyira mu mahoro wabacurira ingoni. Icyo kintu cyonyine nicyo gihagurutsa Imana. Icya kabiri ni umuntu watekereje ku bintu byagirira Imana umumaro, uwo muntu atuma Imana ihaguruka. Munyikirize haleluya. Ni muntizi utunota dukeya mbaganirize mbabwire Yesu. Narimba kumbuye n'ubundi twaherukanaga kera we mu giterane cya Eri Beteri. Ayiwe muzamura amaboko ndebe we. Haleluya. Imana imutumaho umuhanuzi, iramubwira iti Dawidi watrabye amanota yose ndayaguhaye rwose, congratulation. Uhereye igihe nakuraga Abisiraheli mu butayu nkabageza muri iki gihugu, hashize imyaka myinshi nahaye abagabo kuyobora, abacamanza baraje, Sawuli avuye hejo bundi, nta wundi mugabo wagize igitekerezo nk'icyawe ngashakira Imana ubuturo. Iramubwira ngo Dawidi uranejeje antuka. Njya numva Imana ivuga nk'igifaransa, njya numva agafaransa karyoha, antuka vraiment by the way. Ayiwe iramubwira ngo mva nkubwire Dawidi, kubw'iki gitekerezo wagize guha isezerano ry'imbabazi, imbabazi ntizizakomorokaho iteka ryose. Abantu bajya bakorera Imana, Imana itatanze ibitekerezo aribo babyibwiye. Imana ibaha isezerano ry'imbabazi muri Kristo Yesu. Munyikirize haleluya. Irambwira ati ariko rero Dawidi ari cyo nkugaya, mu ntambara zawe wisha abantu benshi, ibiganza byawe bijojobaho amaraso. Rwose wagize igitekerezo cyiza ariko simbyemera. Umuhungu wawe Salomo niwe uzanyubakira inzu, ariko kubw'igitekerezo nzamushyigikira, nzabana nawe. Imyaka 40 yose Salomo yayoboye Abisiraheli, ngo yabaye imyaka y'amahoro, ngo yubakira Imana inzu. Abisiraheli ngo baranezerwa, baradamarara, bagubwa neza. Cyari igihe cy'amahoro kubera isezerano ry'umugabo Dawidi. Yabwiye Imana ngo waranzamuye, waranzahuye, nanjye nzakubakira inzu. Munyikirize amen. Abari imbere y'Imana haleluya. Kwibwira kwahuri hadakwiriye, hadahagije. Icya kabiri, kubyibwira gusa ntibihagije, birasaba gutera intambwe ukagenda mu byo Yesu ashaka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yikorera umusaraba we tugende. Ntago bawikorera aho
nimugoroba nigisha abantu ndababwira ngo igorogota hari imisaraba itatu, uw'igisambo cy'iburyo n'icy'ibumoso, uwo hagati wari uwande? No, wari uwawe. Igorogota hari imisaraba itatu, igisambo cy'iburyo uwa mbere cyari wabonye umukiriya, uwa kabiri wabonye umukiriya, uwo hagati wabuze umufana. Ku munsi Pilato yari kubohorera abayuda, ikirara cyananiranye, bihurirana na Yesu nawe bari bumubambe. Munyikiriza haleluya. Uriya baraba yari nge, uriya musaraba wo hagati wari uwanjye. Wari uwanjye. Ngo baramubwira ngo tubohorere Baraba, ubambe uwo wiyise Yesu Kristo. Ngo Baraba bamukura muri gereza, agenda avuga ati nahuye na Yesu, yapfuye mu cyimbo cyanjye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Ngo none se ngo buriya ngo ko nari nteye neza ngo nari kuwujya hora. Igora abantu ngo bazi ko bafite ingingo zibarengera we. Ngo n'aya maso y'inyana se ngo buriya nawe ujyaho. Urusha Yesu kureba neza. Ngo ubu najya kuri umusaraba ngo mfite etaje, ngo ubuse ngo nawe ujyaho, ngo ninde wanjyana yose ngo mba muri etaje. Urusha Yesu ubukire se kandi ariwe muremyi wa byose. Nuko twagize amahirwe akawutugiraho, ubundi twese twari abakandida bawo. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo, uzukana imbabazi. Ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura. Ni njye wakwicishije, nakoze ibibi habari wapfa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa. Wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Iyaba nari mfite ibyo nkurusha ngo mbiguhe, kubera urukundo nkunda Yesu, kw'iby'igiciro byose ifeza n'izahabu, kw'ibyo byose biri mu biganza byawe. Niyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Kw'ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti. No mu minsi yashize nakoze icyaha ndakwicisha, ese urumva nkwiriye? Nyuma yo gupfa warongeye urazuka. La loza la mashala baseketa yabama yastamba lebere fosta de weshaya baba yaseketa. Nishwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura. Uriya wari uwanjye, nari kuwujyaho uko ndeshya kose bakamvunagura amaguru. Kiriya gicumu bakubise Yesu sinzi niba nanjye bari bukinyongeze. Ziriya nkoni bamukubise yari kire yanjye. Biriya bitutsi bamututse ngo baragutuka. Ewe niba nawe bagutuka wambaye, we yari yambaye ubusa buri. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo ngo uzukane imbabazi. Ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti ndashima Yesu.
Gorigota kera waricaga wakugezeho yari kivume ndahageze umutima uratsindwa hamindukira imbabazi Gorigota kera waricaga wakugezeho yari kivume nubwo yabazi kuvuga icyongereza ndahageze umutima uratsindwa hamindukira imbabazi ndemera dore naraye ku marembo y'ijuru simfite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise kumbe nasanze ko cyabuye ni Yesu ko naraye ku rurembo niseguye Kristo amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru naraye ku marembo abageze bagahindurirwa amateka bamukomera amashyi menshi ababyeyi bamuvugiriza impundu abaraye ku musozi w'amateka umusozi w'igikundiro umusozi wamenetseho amaraso atagaga umusozi wamenetseho amaraso atabora umusozi wamenetseho amaraso ataba expired hallelujah ayo amaze imyaka irenga ibihumbi bibiri amaze imyaka irenga ibihumbi bibiri atarabora ataragaga atarazana uruhumbu ntaruma na n'uyu munsi ngaracyatemba avuga ibyiza kurusha yabere ariko bana mbega umugoroba Yesu mbega umugoroba ngiyo revive nukugera munsi y'umusaraba amaraso yaho aracyatemba ukajya munsi yawe ibitonyanga byawe bikakugwaho ngiyo revive si ubwinshi bw'abantu revive ni ubwinshi bw'imbabazi revive si ukuririmba ngo tubemeze revive ni ubwinshi bw'urukundo rw'Imana revive si insengero nziza si amayetaje aya ni amatafari ejo ibishushanyo mbonera bishobora kudufata bakavuga ngo nimuva revive ni ukuvuga ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa this is revive ni ikigero cyo kubabarira aho ugeze ubabarira bakwiciye aho ugeze ubabarira baguhemukiye aho ugeze ubabarira bagutwariye umugabo aho ugeze ubabarira bagutwariye umugore aho ugeze ubabarira bakugambaniye iyo niyo revive ibindi byose ni gym naho dukorera siporo ngo duhabwe ikinya mu kanya kiraba gishizemo cyakora mwuka wera ni mwiza neza ajashiramo ikindi ikiza cya Yesu ahinduranya abadogiteri ubu habanje bakanobana n'abantuze bagenda bashyiramo ikinya hanyuma nyuma y'iyi konseri biragenda bite revive ni ibihe umuntu akomezanya hatabayeho na konseri akavuga ngo sinzafashwa ruko RBT yateguye konseri gusa ahubwo nzafashwa kuko Yesu ari muri njye yo haleluya simfashwa kuko umugabo ampahira ahubwo mfashwa kuko Yesu yankunze yarambohoye kandi yarambabariye agira imbohore yapfiriye amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yanshuguye Imana ishe reka mvuge ku bantu bubakitse babiri gusa simbarenza Claudette Mana ugumana iminota yawe wa ndavuga babiri bonyine abagabo Imana yubatse mu mwuka ibubaka mu bugingo ibubaka no mu mubiri
ndavuga Sitefano umugabo w'igitangaza wari ufite revive. Munyikirize haleluya. Sitefano umuzanye muri riteraniro ukamwicazanya n'abantu bafite ababanga, yakubwira ngo nanjye baranyanze banyanga ari na benshi, nibe nawe n'umwe cyangwa babiri, we bamwabanza ari igikundi kandi ari bene idini. Niba hari urwango ruryana n'urwabo mu idini. Burya bo hanze ntacyo batwaye, abafite icyo batwaye niba abandi mwasenganye bakubwira ngo iyo ngizaza ryari igihe wasengeye, igihe wayumviye, igihe waririmbiye, izaza ryari. Ibyo biryana kurusha umupagani wa hano hirya ahangaha navuze. Sitefano yanzwe na bene se bakorana umurimo, abafarisayo harimo na Sawuli, ngo hari umwigisha amategeko, umugabo wari uzi Imana ariko ayizi igice, ngo baramugambanira. Igihe bari kumugambanira arababwiriza, ababwira Yesu wazutse. Nubu uri mu kaga jya uvuga Yesu, ni izina ribora, ni izina ry'ikinya rifata umuntu rikamwibagiza umubabaro w'amabuye. Munyikirize haleluya. Abari imbere y'Imana haleluya. Bibiliya ivuga ngo Sitefano arimo arababwira Yesu, ababwira ubutumwa bwiza, ngo basabiranywa n'uburakari. Baravuga ngo ntabwo dushaka kumva ibi bintu Sitefano avuga. Umugabo ufite revive, ufite ububyutse. Ngababwira Yesu wabambwe amuhera muri Aburahamu aramuzana amugeza muri Mariya. Ngo ibya Yesu bibarya mu matwi. Na n'uyu munsi hari abantu badakunda inkuru za Yesu, kubabwira ko nibatihana batazajyayo, babumva ari ibintu bibije. Tubwire ko tuzubaka, yewe ibyo turabizi Yesu azaza. Tubwire ko tuzashaka, ibyo turabizi ko Yesu azaza. Tubwire ko tuzabona abagore. Hari abantu badakunda ibintu bya Yesu, bikundira ibintu by'inaha. Kandi nibyo koko, umuntu w'umubiri akunda iby'inaha kuko yituriye inaha. Ngababwira Yesu amuhereye muri Aburahamu, ngo bararakara. Hanyuma umukuru mu batambyi aravuga ngo nimusohore iryo shyano, murijyane inyuma y'umudugudu, muritera amabuye ripfe, dukura ikibi aha ngaha. Ngo baramusohokana. Sitefano agenda afite revive, afite ububyutse. Ngo baramujyana bamutera amabuye. Izina rya Yesu rimwibagiza ibikomere. Ajojoba amaraso, amaso barayamena, amatwi barayamenagura, ingingo ze zose zihinduka ifu. Ngo arimo arasamba, harabwira ngo data yababwira ijambo rikomeye nakunze, nimunyinginga ndibabwira. Yarababwiye ngo nubwo muntera amabuye, iyi ni tapandigo muranyihutishije. Mbonye umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana Data, kandi arahagaze ntiyicaye kuva isi yaremwe. Sitefano niwe ijuru ryahagurukiye wenyine. Uzasombe Bibiliya, niwe wenyine wabonye Yesu ngahagaze. Hari imbaraga ziri mu bantu bababarira. Ngaravuga ngo data, abantu ntago bazi ibyo barimo barakora, kumbemo barakunsunikiraho, barimo barakunzanira, ukagenda asamba. Ngabona Yesu amutegeye amaboko ati ngwino. This is revive. Iyo ni revive, ni ukubabarira kandi ukibabaye. Kubabarira ukijojoba. Kugira gute? Kubabarira ukijojoba. Kubabarira ibikomere, amaraso arimo arameneka, uyumva mu matwi, mu maso, amaso bayamennye. Shamaze we wanze kubabarira, uba muri etaje, uba mu nzira irimo amakaro, ngo ntabwo nababarira ngo nabe Imana izabumvishe bumve. Cyore. Revive ni ukubabarira ukibabaye. Ubwo nibwo bubyutse. Abo nibo bantu Imana ishaka ko bayubakira. Munyikirize haleluya, kuko barubakitse. Umugabo wa kabiri ngiye gusoheza. Umugabo wa kabiri, oya reka dukoreshe gender balance, tuvuge n'umugore. Munyikirize amen. Minota ya korodeti irashize Mana. Yo.